Bakristo bavandimwe, Kristo Yezu akuzwe. Mbifurije umunsi mukuru mwiza, umunsi twizihizaho Mutagatifu Yozefu, umugabo wa Bikira Mariya. Ni munyemere dusanye amasomo matagatifu Kiliziya umubyeyi wacu yaduteguriye kuri uyu munsi. Isomo rya mbere, isomo ryo mu gitabo cya kabiri cya Samweli. Ijambo ry'Uhoraho rigera kuri Natani muri aya magambo: genda ubwire umugaragu wanjye Dawudi uti, dore uko Uhoraho avuze, igihe iminsi yawe izaba yarangiye, maze ukazaba uri kumwe n'abasokuruza bawe, nzakomeza inkomoko yawe, inyuma yawe nzimika uzagukomokaho wowe ubwawe, kandi nkomeze ubwami bwe. Uwo ni we uzubakira inzu izina ryanjye, kandi nzakomeza ingoma ye iteka ryose. Nzamubera umubyeyi, nawe ambera umwana. Inzu yawe n'ubwami bwawe bizahora imbere yanjye iteka, n'ingoma yawe izakomere iteka ryose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi. Mana, wowe udahemuka ku isezerano ryawe, izina ryawe nirisingizwe. Nzaririmba iteka ryose impuhwe z'Uhoraho, kuva mu gisekuru kujya mu kindi. Umunwa wanjye nzawamamarisha ubudahemuka bwawe, kuko wavuze uti, impuhwe zashyizweho ubuziraherezo, ubudahemuka bwanjye bushinze umuzi mu ijuru. Nagiranye isezerano n'intore yanjye, nuko ndahira Dawudi umugaragu wanjye nti, inkomoko yawe nyishyizeho ubuziraherezo, kandi intebe yawe y'ubwami nzayikomeza kuva mu gisekuruza kujya mu kindi. We azanyiyambaza agira ati, uri data, uri Imana yanjye, uri urutare nkesha agakiza. Nzamukomereza impuhwe zanjye ubuziraherezo, kandi iryo sezerano ntirizasubirwaho. Isomo rya kabiri, isomo ryo mu ibaruwa Mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyaroma. Bavandimwe, ntabwo ari amategeko yatumye Aburahamu cyangwa urubyaro rwe basezeranywa guhabwa isi yose ho umurage, ahubwo ni ubutungane butangwa n'ukwemera. Niyo mpamvu ari kubw'ukwemera isezerano ryabaye ihame, ritangwa ku buntu, rigenerwa urubyaro rwose, atari abishingikirije amategeko bonyine, ahubwo ndetse n'abishingikirije ukwemera kwa Aburahamu, we mubyeyi wacu twese, nk'uko byanditswe ngo, nakugize sekuru w'amahanga menshi. Yemeye Imana yo isubiza ubuzima bapfuye, igaha kubaho ibitariho. Yizeye ibidashoboka, nyamara aremera, maze aba atyo umubyeyi w'amahanga menshi, bikurikije rya jambo ngo, dore uko urubyaro rwe ruzangana. Niyo mpamvu ibyo byatumye agirwa intungane. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Nuko Yakobo abyara Yozefu umugabo wa Mariya, ari we wabyaye Yezu witwa Kristu. Dore uko Yezu Kristu yavutse. Nyina Mariya yari yarasabwe na Yozefu mu gihe batarabana, aza gusama inda ku bubasha bwa Roho Mutagatifu. Yozefu umugabo we wari intungane, kandi utashakaga kumuteza urubwa, yigira inama yo kumusezerera rwihishwa. Igihe yari akibizirikana, umumarayika wa Nyagasani amubonekera mu nzozi, aramubwira ati, Yozefu umwana wa Dawudi, witinya kuzana umugeni wawe Mariya, kuko yasamye ku bubasha bwa Roho Mutagatifu. Azabyara umwana, uzamwite Yezu, kuko ari we uzakiza umuryango we ibyaha byawo. Yozefu akangutse abigenza uko umumarayika wa Nyagasani yamutegetse. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bakristo bavandimwe, amasomo matagatifu tumaze kumva kuri uyu munsi mukuru wa Mutagatifu Yozefu aradushishikariza guharanira ubutungane. Ubutungane budufasha kugera ku isezerano ry'Imana, nk'uko twabyumvise mu isomo rya mbere. Naho mu isomo rya kabiri turabona ko ubwo butungane butangwa kandi bugaturuka mu kwemera. Ivanjili
iratugaragariza ko ubutungane bwa Yozefu bushingiye ku kumvira Imana. Isezerano ry'Imana iteka rirasohora. Icyo Imana itwifuzaho ni ukuba abemera amasezerano yayo. Uhoraho icyo avuze ntiyivuguruza, Uhoraho icyo ategetse kiraba, Uhoraho atanga ibyishimo, umunezero n'amahirwe kubo abisezeranya. Nibyo koko isezerano yasezeranye na Dawudi ryarenze inkomoko ye maze rigera no kubemera bose. Abemera Imana bagize kandi bazagira uruhare ku masezerano yayo. Kwiyambaza Imana, kuyemera no kuyizera nibyo bizaduha kubaho mu budahemuka kandi tugirirwe impuhwe ubuziraherezo, n'isezerano ryo kugira uruhare ku ngoma y'Imana rizabeho ubudasubirwaho. Nibyo koko ubutungane butangwa n'ukwemera. Twe abemera duhabwa ubutunganeho ingabire kandi bikadusaba no kubuharanira. Kwemera Imana, kumva ko isubiza ubuzima kandi igatanga ubuzima, kumva ko iha kubaho bitariho, nibyo bizadufasha kubaho tutadohoka, tukumva kuri kumwe natwe, idushoboza kandi ituba hafi muri byose, ikatugira intungane tubikesha ukwemera tuyifitiye. Yozefu mutagatifu, umurinzi wa Yezu n'umugabo wa Mariya, atwigisha kugera ku butungane buturuka mu kumvira Imana. Igihe cyose rero tutemeye ngo imigambi yacu iburizwemo imbere y'umugambi w'Imana, twiruhiriza ubusa tukajya kure y'Imana, tukayigomekaho, ariko gushaka kwayo kukabaho. Twifuze ko natwe twakinjira mu mugambi w'Imana, tukagira uruhare mu icungurwa ry'abantu no ku mukiro Imana izanira abantu. Umutagatifu Yozefu atubera urugero rw'ubutungane, atubera urugero rwo kwicisha bugufi, atubera urugero rwo kwakira ugushaka kw'Imana mu buzima bwacu, dukora ibishimisha Imana kandi bitwinjiza mu mukiro wayo. Kimwe na Yozefu, duharanire ubunyangamugayo, duharanire ubutungane, duharanire kuba abantu bagendera mu gushaka kw'Imana no mu migambi yayo. Nyagasani Yezu nabane namwe. Ushobora byose kandi akaba na Nyirimpuhwe nabaha umugisha, abarinda, abakomeza, abiteho, abaha amahoro. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.